inshuti bavandimwe mukurikiranye ijwi ry'abarangitizi, twababwiye ko tugiye gukwira igihugu cyose dutereka indembo n'ingege, umurangi agakorera hirya no hino. Ubu turi Burasirazuba mu karere ka Gatsibo, umurenge wa Rwimbogo, akagari ka Munini, umudugudu wa Marembo. Twasuye ururembo rw'umugabo Munyendamutsa Samuel. Nibyo mugiye gukurikirana umuhango wo gucyuza wo abarangi batashye mu rugo rwa Munyendamutsa Samuel. Murabyibonera, abantu ni benshi, dutegereje kwizihiza uwo munsi mukuru wo kugira ubuvuzi bugiye gukorerwa mu karere ka Gatsibo. Rero inshuti bavandimwe mukurikiranye ijwi ry'Abarangi TV, twiyemeje kubagezaho imikorere y'abarangi, indwara bavura indwara nyinshi. Mwagiye mubibona kandi muzakomeza kubibona. Umurangi yaje kuri iyi si kugira ngo akemure ibibazo byugarije iyi si, cyane cyane hari mu gihugu cyacu mu Rwanda. Yaje rero gutabara abanyarwanda. Hari indwara nyinshi umurangi avura zitavurirwa mu yandi mavuriro, zitavurirwa n'imiti ya kizungu, zitavurwa n'imiti ya kinyarwanda, ahubwo bikavurwa n'imbaraga z'Imana. Rero twagize amahirwe bavandimwe yo kubona impano Imana yaduhaye yo gukoresha abarangi. Abarangi ni iki? Abarangi ni imbaraga z'Imana zikorera mu bantu, zigavura indwara zananiranye, zigakora ibitangaza. Rero bavandimwe, uyu munsi turi muri aka karere, umurangi yasesekaye kandi nta nahamwe atari, ari mu ntara zose zigize igihugu cyacu uko ari 5: intara y'Iburasirazuba, intara y'Iburengerazuba, intara y'Amajyaruguru, intara y'Amajyepfo n'umujyi wa Kigali. Rero twiyemeje gukomeza kubagezaho ubuvuzi bw'abarangi. Abarangi bavura ibintu byinshi. Bavandimwe, muzi ibibazo biri mu ngo kuri iki gihe, ingo ziri gusenyuka, muritegereza ubutane buriho kuri iki gihe. Ibyo byose ni imyuka mibi igenda idashaka ko, umwe Satani udashaka ko ikiremwa muntu gikora cyangwa se gikurikiza iby'Imana yatugeneye. Imana irema umuntu yaramubwiye ngo ubyare, wororoke, ugwire. Ariko umwanzi Satani ntashaka yuko ingo kuri iki gihe ziriho. Ni byinshi rero cyane muzakomeza kubona. Hari ibiyobyabwenge, hari indwara nyinshi zitandukanye, hari zifata, muzayibona abantu benshi, abana bari mu muhanda, hari abakurikiranwaho n'ibintu byo mu miryango, hari ibintu byinshi byugarije ikiremwa muntu. Rero umurangi yiyemeje kuza gukuraho ibyo byose. Rero intego dufite nuko indembo n'ingege zigomba gukwira mu Rwanda hose, zikavura izo ndwara zose. Harimo amarozi, harimo imyuka mibi n'ibindi byinshi, na za karande. Rero bavandimwe, inshuti dukurikiranye, ubu mugiye kwihera amaso, mugiye kureba abavuzi bagendereye uyu muvandimwe wacu nawe winjiye mu buvuzi bw'abarangi, kandi tuzakomeza kubereka. Ubu nicyo twiyemeje, nicyo ijwi ry'Abarangi TV ibyiyemeje, gushyira ahagaragara iby'abarangi. Abarangi bavugaga ngo ni imyuka mibi, bakoresha ibiki n'ibiki, ariko mbabwiza ukuri bavandimwe, nuko nta muntu warozwe ushobora kugira mu barangi ngo akomeze bwa burozi bushobore kuba bwagira icyo bumutwara. Ufite za karande zirakuka, ufite za nyabingi ziragenda, ufite amahembe aragenda. Rero abafite ibibazo nimugane indembo, nimugane abarangi, mushobora kubona igisubizo.
mwari mukurikiranye ijwi ry'Abarangi TV, mwari kumwe na Kajongi Jean Bosco, murakoze.